Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ken News. Imana yumvisha amasengesho yacu none yanze guteza umwuzure ukurikije ubuhanuzi bwa Ebo Noah. Ebo Noah ni umwe mu bahanuzi bakomeye cyane bo mu gihugu cya Ghana, wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nyuma yo gutangaza ko uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025 kuri Noheli y'uyu mwaka, Imana ngo yarakaye cyane ngo ndetse ikabigiye guteza umwuzure ukomeye uzaba imyaka 3 ndetse ukazarimbura buri ikintu cyose kiri ku isi. Ebo Noah ni umwe mu bahanuzi bagaragaye cyangwa se bamenyekanye bavuga ko ari Noah wa none cyangwa se ni Noah wo muri bihe bya none. Akunda kwitwa Ebo Noah cyangwa se Ebo Jesus cyangwa se Prophet Ebo, namwe mu mazina akunze kumenyekanaho cyane cyane muri zo mpera z'umwaka wa 2025. Uyu nguyu abantu benshi bamwita umupfumu cyangwa se umuhanuzi Ebo Noah cyangwa se Noah wa none. Uyu munsi ku itariki 25 amasaha 12 arashize ibyo yavuze bitaraba. Gusa uyu mugabo mu gihugu cya Ghana arimo ari gutangaza ko Imana ishobora kuba yumvisha amasezerano cyangwa se amasengesho yacu cyangwa se amasengesho yadukoreye, nanone ikibuka ko hari abaturuka mu mpande zigiye zitandukanye z'isi yongezaho indi minsi. Ese byagenze gute? Niba Ebo Noah utamuzi, ese ni muntu ki? Ese Ebo Noah araza kumvikana na bamwe mu bari bamwizeye, dore ko inkuge yari yubatse zigera ku 9 zose zari zamaze kuzura abantu, ariko kugeza none aha akazuba kari kuva haba mu mujyi wa Kigali, haba mu Rwanda hose, haba no mu bihugu bidukikije yewe kugera no muri Ghana, akazuba karimo kuva neza, nta mvura idasanzwe yari yagaragara aho amasaha ageze ya none. Ese abantu benshi ko batangiye kumwanjama cyangwa se batangiye kumuhagurukira bavuga bati uno n'umutubuzi cyangwa se numwe mu babeshya bagezweho muri kino gihe, cyangwa se numwe mu bagiye bagaragaza kubeshya guhambaye mu myaka ya vuba ndetse akabeshya imbaga y'abantu benshi. Ese uyu Ebo Noah ni gati ki? Ni muntu ki? Ebo Noah yavuze ko Imana cyangwa se yahawe n'Imana ubutumwa ko umwuzure ugomba kuzaba ku itariki 25 n'uyu munsi turi kuvugana kuri Noheli. Nanjye mbone no kubifuriza kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yatangiye kubaka inkuge, cyane cyane inkuge zigomba kujyamo abantu. Yavuze ko inkuge zose agomba kubaka ngo zigomba kujyamo abantu batuye isi yose. Gusa kuri ino ncuro ntabwo yigeze atumira inyamaswa nk'uko Noah wo muri Bibiliya yabigenje. Noah muri Bibiliya yarokoye umuryango we, arokora inyamaswa zose kugira ngo zizongere zororoke. Kuri ino ncuro rero Ebo Noah cyangwa se Noah wo mu bihe bya none nk'uko yiyita, we yatumiye abantu gusa ntigeze atumira inyamaswa. Avuga ko iyi mvura izagwa imyaka irenga 3 ndetse mu mwaka wa 4 ikaba aribwo ihita abantu bose bakazaba barashize ku isi. Byagombaga gutangira kuri uyu munsi wa Noheli y'uyu mwaka ku itariki 25, ariko ntibyakunze. Mu minsi ishize uyu Ebo Noah yaje kugaragara ari mu modoka nziza ya Mercedes Benz ifite agaciro k'ibihumbi 89 by'amadolari, ni miliyoni nyinshi cyane zishyize mu manyarwanda. Uyu mugabo yaje kugaragara muri video ashimira bamwe mu bakristo we cyangwa se bamwe mu bamukurikiye ndetse mu bamwe mu batekereje ko ari gukora igikorwa cyiza cyo guhanura isi ndetse no guhanura abantu b'Imana. Bamugurira imodoka ifite ngo agaciro k'ibihumbi 89 ngo yo kumufasha kuba yatembera agenda atanga ubutumwa bwiza hirya no hino mu gihugu yewe no ku isi hose. Ni imodoka nziza ya Mercedes Benz kabisa yitwa B class, ifite aka gaciro k'amadolari 89. Agaragara bashimira ndetse aravuga bati umwuzure nutaba azakomeza kugenda abwira abantu inkuru nziza y'umukiro. Ebo Noah rero akigaragara muri iyo video, abantu benshi baravuze bati uyu mugabo ashobora kuba yizeye neza ko ibi bintu bitazaba, ndetse yaje no kugaragara ari kubwira abantu ko hari aho bazahurira bakaganira umwuzure nuramuka utabaye. Gusa mbere yaho yavugaga ko nta kizabuza umwuzure kuba kubera ko Imana yamaze kuba irakara already. Hanyuma aravuga ati narasenze cyane ngerageza gutakamba ibintu bikaba byagenze neza. Uyu munsi rero kuri zino tariki 25 Ebo Noah yavuze ko Imana yumvisha amasengesho ye ndetse yumva n'amasengesho ya twese. Imvura ikaba yabaye isubitswe cyangwa se umwuzure ukaba wamaze kubusubikwa n'Imana Nyagasani, Imana yamutumye, Imana rugira, Imana rurema. Impamvu yatumye bino biba, Ebo Noah avuga ko Imana yari yamubwiye ko umwuzure ugomba kuzaza ugasenya ibintu byose kubera ibyaha abantu bafite. Murabizi ibyaha byinshi abavuga butumwa bavuga ubusambanyi, ubutinganyi,
ubwicanyi ndetse n'ibindi byaha biri mu bwambuzi n'ubusahuzi ndetse n'ubugome, byose bakavuga ko byibasiye isi muri kino gihe. Hanyuma Ebonowa akavuga ko muri uno mwaka uko byari biteganyijwe, Imana ngo yaje kumubonekera mu minsi ishize mikeya, imubwira ko yaduhaye andi mahirwe yandi. Amahirwe yandi ngo nayo kwegeza inyuma igihe kitaramenyekana, kugira ngo akomeze yubake inkuge zigiye zitandukanye, kugira ngo azabashe gutabara abantu benshi mu by'ukuri. Imana ngo yasezeranye na Nowa ndetse iza kubisezeranya Aburahamu ko mu gihe umujyi umwe nugaragaramo umuntu w'intungane, abandi batuye muri uwo mujyi bazajya babikiriramo. Imana ntabwo izajya irimbura umujyi wose mu gihe habonekamo umuntu umwe w'intungane. Ubwo rero Imana ngo ishobora kuba yabyibutse, hanyuma igatekereza ko mu mijyi myinshi harimo abantu b'intungane, ikaba yongereye igihe cyo kuba yatangiza umwuzure, hanyuma ikaba yatuma umwuzure wegera inyuma, kugira ngo Ebonowa akomeze yubake inkuge nyinshi zizabasha gutabara abo bantu bose. Ubwo ni Ebonowa uri kubitangaza. Uyu munsi rero kuri Noheli bije kugera mu masaha y'igicamunsi cyangwa se amasaha ya nyuma ya saa sita, nta mvura ihambaye yari yaba cyangwa se nta kindi gikomeye cyari cyaba. Hanyuma Ebonowa aravuga ngo bantu b'Imana mugende mwenjoyinge, murye Noheli nziza, mumere neza, murusheho kwihana kubera ko igihe kiracyahari. Imana yatwongeje iminsi mikeya, ariko bikomeje kugenda nk'uko byagendaga ntabwo yakomeza kuba ibikora. Uwo ni Ebonowa, ni umuhanuzi wo mu gihugu cya Ghana wamaze gutangaza ano magambo. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu byacitse, ati batuye umuntu n'umutekamutwe, batuye umuntu n'umusharirata cyangwa se n'umwe mu basikama bagezweho. Ati ntabwo byagakwiye kuba bikora cyane, cyangwa se ntabwo byagakwiye kuba akora bino bintu byinshi, dore cyane ko mu minsi yashize ubuyobozi cyangwa se inzego z'umutekano muri Ghana zari zamutaye muri yombi, ariko bamwe mu bayoboke be ndetse na bamwe mu baharanira uburenganzira bw'amadini baravuga ati umuhanuzi ni mumureke, wasanga ibyo avuga ari byo, cyangwa se no mu myaka yashize bamwe mu bahanuzi bagiye baterwa amabuye bakanicwa, ariko mureke dutegereze turebe niba ibyo yatubwiye ari byo. Bije kugaragara rero ko uyu munsi atari byo. Ebonowa akaba yamaze kwisobanura avuga ko Imana yongejeho iminsi mikeya. Hanyuma rero bakristo b'Imana, bantu bemera Imana, mwebwe mwemera ubuhanuzi n'abatabwemera, murusheho kwihana kubera Ebonowa yabitangaje. Nibyo adusaba, ariko ndatekereza ko ari nabyo Imana idusaba. Ubwo mukomeze kwihana, mwenjoyinga Noheli yanyu n'umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Gusa ntekereza ko uko bimeze uko Ebonowa ashobora kuba avuga ukuri cyangwa se bikaba ari inyuma, biraterwa nuko ubyakiriye. Wowe uri kumva kino kiganiro, ese urabyakiriye gute cyangwa se urabibona gute? Ku munsi nyirizina umwuzure wagombaga gutangiraho ntago wigeze uza, ubwo Imana ikaba yatwongeyeho indi minsi igiye itandukanye. Reka mbashimire cyane, ngewe nitwa Ari, ino ni K News. Niba wahageze icyo gukora kizi, kandi subscribe, dukomeze tuzenguruke ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.